dutangiranye umukobwa hakuno umukobwa yasanze umusore afite impano hano yamupfunyikiye impano ndagira ngo ukurikire nuko dutangiye kuri Rock Entertainment ni ya YouTube channel yanyu wibutsa nimba utarakora subscribe kandi subscribe dukomezanye share like comment dukomeza dutwika bimeze bite umukobwa yageze hano disi asanga umuhungu yamuguriye isakoshi ifunyitse uzi ukuri no sakoshi nari nyirwayo n'umukobwa sheri mba nifuza kutunga ikintu cyose ukeneye mu buzima n'ubuhungu kumwe wumva sheri wawe nta kintu kimutamukorera buretse iki ni gicyo wanguriye umukobwa arebye isakoshi arumirwa iyi marike bayita Kate Spade iki gisakoshi marike ni y'abaturage iyi ntago nayitwara sheri njye nakubwiye ko isakoshi itari Louis Vuitton cyangwa indi brand izwi isakoshi ntago nayemera nyagasani ndabizi Bella ariko ibintu ntago bimeze neza muri iyi minsi ndagusezeranya urabizi mfite igitekerezo na business natangiye nibigenda neza business yanjye itangiye gutera imbere ntagiye kubona amafaranga nzajya nkugurira ikintu cyose wifuza mu buzima niko umusore yabwiye umukobwa kandi nyizereramo wumve ko business yanjye izakunda mukobwa icyo gitekerezo cy'ubugoryi ufite ngo ni business uriya mushinga wawe ngiye mba mbona utazigera unacamo mba mbona bitazakunda nta mafaranga uzigera ubona umukobwa umva ukuntu acinege umusore amubwira ati n'amafaranga afite muri iyi minsi niyo mpamvu ngura isakoshi ya make ariko nibica mu business yanjye natangije nkatangira kwinjiza amafaranga nta kintu uzajya ukenera ngo ukibure n'umusore urabizi ibaze agize nk'umuntu mbona nikoreye kino gisakoshi gihindutse yavuga ko nduwa hehe abakobwa bameze gutyo nawe urabazi kandi atabasha kuyigurira ariko ngo arashaka isakoshi ihenze ahawe na sheri kandi na sheri wenda n'amafaranga afite urabizi ndanashonje caho tugenda ujye kungurira ibiryo ndanashonje isakoshi yayimushugunye mu maso umusore asigararira umusore avuye nyine amujyane kurya nta kundi yararwiyemeje jira mu modoka bebe none se urashaka kurya iki sheri bageze mu modoka umusore amujyanye kurya nta kundi nyine ubwo isakoshi bayanze ukuntu ugurira umuntu impano sheri ndashaka kujya kurya steak ungurire n'akawayini nywe ahantu hameze neza umusore sheri rero nkubwire ntabwo twajya ahantu hahindutse se mu karesitora gasanzwe tukarya ibiryo bisanzwe ko nta mafaranga mfite reka uri kunyinisha njyewe urashaka umukobwa mwiza nkanjye njye kwicara mu turesitora twa make nturiremo bagenzi banjye abayabonye bagenzi bari gupostinga kuri Snap bari mu maresitora arenze umva sheri umusore kwatsa imodoka nayo yanga kwaka imodoka yanga kwaka kwa kundi nyine abasore kamodoka kabara akamake ukiri kwishakisha ushaka ubuzima waraguza akantu ka make nyine gahora kagupfiraho kugira ngo ube widepurasa muri Kigali uhiga ubuzima nanone birongera ese ubundi uyu mwanda w'imodoka wazawujugunya ukagura indi modoka umva umukobwa amagambo babwira sheri umva Bella reka business yanjye nibwo iri gutangira nibigenda neza nzajya nkujyana ahantu hose ushaka nzajya ngukorera icyo ushaka cyose n'umusore arabwira sheri we ese nzakubwira ryari iriya mishinga yawe uriya mushinga watangije ni igitekerezo cy'ubugoryi nta hantu uzigera ukugeza umva umukobwa ukuntu acinege sheri we urebye biriya bintu ubona hari ikintu bizakumarira uriya mushinga ni fake ntumve ndabizi umusore gukomeza gucana imodoka yaratse amagambo shira amubwira komeza kuyirengagiza gusa ntago bari meza imodoka yaratse sheri kuki utanyizere wanyizereye mukumva ko ibintu bizacamo kandi ibyo dukora bizabyara amafaranga ariko nawe ntukigire nk'umuswa reka nizere ko ahantu ugiye guca hatagira umuntu uza kumbona muri iki kimodoka cyawe cy'amafuti nyagasa uramwumva niko abakobwa benshi bameze iyo ari mu kimodoka cy'umusore nyine bakundana akamodoka gaciriritse cyangwa se kiwabo bashaka kwihisha ariko nanone yari kumwe n'umusore ufite cya kimodoka nka bimwe ntwara abashaka kwirikana abantu bose bamubone umukobwa ari kugenda na sheri avuga ati reka nizere ko hano turi buca nta muntu uri bumbone n'undi muri kano kamodoka kawe k'amafuti n'umukobwa sheri w'ayo magambo yose akayihanganira niko benshi bameze hari n'utayicaramo kubwira ngo ngo ndatashye kugira ngo batamubona mu kamodoka kabi hakagira undi muntu uza akamufata mu kimodoka cyiza bibaho umusore yaje hano barakwereka nyuma y'iminsi ni umusore twabonye ufite umukobwa bakundana ariko bisa bite sheri umusore ari hano umusore afite impeta mu ntoki kumwe umuntu aba yaguze impeta nyine n'ibiki bijya mbere umukobwa yaje asa neza mu ntoki afite na ya sakoshi noneho yari yaravuze ngo azagura ya Louis Vuitton ngakunda amasakoshi ya Louis Vuitton n'amasakoshi abahenze ndabona ya sakoshi wifuzaga wayibonye cyane none se ko byakunaniye kungurira isakoshi byabaye ngombwa ko mbyikorera ndagira ngo mve amagambo y'umukobwa ibyo uri kubona muri iyi video ndabizi ni ibintu biba hano hanze ku bantu benshi abahungu benshi n'abakobwa benshi umukobwa mvuga ukuntu abwira umuhungu ngo byarakunaniye kungurira isakoshi ihenze mvuye kuyigurira
well, I'm sawa happy for you. ndakwishimiye nimba wabashije kuyigurira pe n'umuhungu aracyari mu mishinga agerageza guhiga kumwe abahungu b'i Kigali bari kwisuganya bagerageza guteka imitwe barebe ko bazabona amafaranga nabo ntago baryamye ndabizi nubwo bitameze neza muri iyi minsi So, none se sheri n'umusore been together for almost. urabona tumaze hafi umwaka wose dukunda I'm sibyo grateful to have you in my. ndetse ndashimira Imana ko ngufite mu buzima bwanjye umusore aramukunda I can't imagine my life. ntago njya ntekereza ubuzima bwanjye tutari kumwe So Bella, rero Bella umukobwa yitwa Bella uko umusore akora impeta aramupropose wakwemera kumbera umugore icyo ni igiki Kidding? ariko ubu nyinisha Doesn't even look like iyo meta ring. iyo ni diyama idafite na karati n'ebyiri ako kameta k'amafuti kangana gutyo It's so small. ni gatonya iyo ntabwo ari impeta pe umva umukobwa to give you the best of everything sheri mba nifuza nanjye kuguha ikintu cyose wifuza muri ubu buzima mba numva nakiguha to offer. gusa muri kano kanya You have some faith in icyo ngusaba ni uko wanyizera ukizera ko igihe kizagera nanjye nkabona amafaranga kuko ndi gukora ntabwo nicaye what's my business day? bizinesi yanjye natangije cyangwa se umushinga natangije nugenda neza The stone of your nzakugurira ibuye ry'agaciro ryose wifuza basi dusimbuze ino mpeta ya make nguze umva Get one thing clear. reka ngusobanurire neza ubundi ikintu cya mbere ubanza ugishyire no mu mutwe ucyumve neza wa muhungu umukobwa Your business biriya wita ngo ni bizinesi watangiye nta hantu bizigera bigera uriya mushinga wawe ni amafuti nta hantu uzigera ukugeza and no, I am kubw'iyo mpamvu to marry- nta nubwo nakwemera kukubera umugore kuko wapi and I'm not going to be caught ariko in that time. ibaze ageze nk'umuntu mbona nambaye iyo mpeta ku kiganza cyanjye bavuga ngo iki mu rugo bavuga ngo iki inshuti zavuga ngo iki yageze nk'umuntu mbona nambaye iyo mpeta ihendutse gutya iciriritse abakobwa benshi uzarebe iyo mugenzi wabo bamutera ivi baza bafata impeta bari bareka turebe bayibarira agaciro nyine iyo babonye ari agaciro ka feke baguca amazi nyine barabikwereka iyo babonye ihenze nabwo uzabireba barabipostinga ukabona ko hahiye You know what? urabizi Estefan was right. Estefania nambwira gukuri Never going to change. koko ntabwo uzigera uhinduka Stefan. Estefani ni nde se kandi none utangiye kumbwira sheri I am seeing. ni umuhungu dusigaye duhura muri iyi minsi dusigaye tubonana turashize n'umukobwa Seriously think I was going to wait around ese wakekaga ko nzategereza nkicara the things that I really want? kugeza igihe cyose nkategereza kugeza igihe uzatangira kujya ungurira icyo nkeneye reka ntabwo nari kugutegereza ntabwo abakobwa bafite umwanya wo kugutegereza kuko abahungu benshi bangana n'abo bakobwa uba usanga ari abahungu bakirangiza ubusegonderi ubukaminuza bari kwishaka n'amafaranga barabona kandi uwo mukobwa aba ashobora guhura n'umugabo umugurira ikintu cyose akeneye ntabwo ngo rero abenshi bafite ubushobozi bwo gutegereza kugeza igihe wowe ngo wowe bakundana uzamugurira icyo ashaka Who do you think umukobwa nibyo avugana ati wowe wumvaga nzagutegereza kugeza igihe uzangurira ikintu cyose nshaka bought me this bag? ese ubundi ukeka ko iyi sakoshi mfite yari uwifite nayiguriwe nande kutabimbajije I don't understand. ntabwo ndi kubyumva ariko Please have sheri some faith. wanyizeye ko ukumva ko ibintu bizagenda neza No. oya I am done. ngiye turarangizanyije Real man who can satisfy my njyewe nkeneye umugabo nyamugabo apana nkawe udafite icyo wimariye nkeneye umugabo nyamugabo uzajya umpa icyo nkeneye cyose wumvishe umuntu baba bakeneye ntabwo bakeneye uwo bakunda cyangwa ubakunda bakeneye ngo umuntu uzajya umuha icyo akeneye cyose uwo niwe mugabo nyine bita umugabo ngo nkeneye umugabo uzajya umpa icyo nkeneye cyose Good luck with your business. ahubwo reka nkwifuriza amahirwe muri ako gashinga n'akabizinesi kawe watangije reka turebe ko hari icyo kazakumarira Is never going to gusa mbona uwo mushinga wawe ntaho uzakugeza buriya umuntu ari gutangira akenshi abona ibintu bye nta hantu bizagera was devastated. uwo musore John yarababaye cyane uwo munsi ubwo umukobwa yamusigaga Ends up going to act umukobwa yahise ajya kwikundanira n'umugabo bitaga Estefani and having a really good time. bagirana ibihe byiza barakundana uwo mugabo akajya agurira umukobwa icyo akeneye cyose He met someone who could take byibura umukobwa And buy. noneho yabonye umugabo w'umunyamafaranga uzajya umugurira impano yose akeneye umuha icyo ashaka cyose ufite amafaranga yose Yes. ku buryo umukobwa nta kintu yigeze abura Wow. John slowly wa muhungu bari baranze John And- we aho yari yaragiye arababara babazwa nuko umukobwa bakundanaga yamwanze Focus. ariko nanone ngo amaze kwicwa n'agahinda bimuha umwanya wo kwitekerezaho atangira no gufokasinga cyangwa se kwibanda ku kazi ke no kugatekerezaho aragenda anoza wa mushinga we yakoraga His bit- aragenda atangira gukora ya business yayitaho ayiha umwanya we wose long, John met someone muri iyo minsi John ari gukora kuri wa mushinga we believed in him. yaje guhura n'umukobwa In it. umukobwa waje kumwizera yizera ko nyine ibintu byose bishoboka umukobwa mukundira uko ari atamukurikiyeho amafaranga cyangwa atamukeneyeho impano n'imwe John ngo yihuriye n'undi mukobwa On the other mu gihe wa mukobwa wari waramanze witwa Bella hand, comes to visit umunsi umwe yaje gusura wa musore yari yarasanze ngo w'umukire bita Estefani only to find ahageze
asanga Stefani ari kumwe n'abandi bakobwa nabo bari kubagurira impano. Burya ntago ari we bikorera gusa n'umunyamafaranga atereta abakobwa benshi abagurira impano nyinshi. Umukobwa mbere ngo yarahageze asanga wa mugabo Stefani ari guha impano abandi bakobwa bagurira ibintu bihenze. Another girl. Katurore. Life started. Umukobwa ubuzima bwe bwahindutse bubu uwo munsi abonye ko umusore yari yarahungiye azi ngo ni umukire uzajya umwitaho. Burya ari umuhehesi n'abandi bakobwa ibyo amukorera bibakorera. While John's started. Mu gihe umukobwa we byasaga nk'ibiri kwanga urukundo rwe rwanze n'umuhungu wajya kumuha amafaranga bashwanye, wa musore yanze John yari amaze kubona undi mukobwa none umukunda umwizereramo umukundira uko ari, wamukundiye ko ari umusore basi ugerageza no gukora ufite ibitekerezo utari umunebwe uvuga ati ngiye mfite icyizere ko business nkora bizacamo, amukundira ko ari umuntu basi muzima umukunda. Umusore wacu ngo John ubuzima bwe bwari butangiye kugenda busa nk'ubumera neza kurushaho, ndetse na ya business wa mushinga yari yaratangiye nyuma y'igihe ngo business yaragiye irafata amafaranga atangira kuboneka ari isuka muri ya business ye. They happened to run in. Paka umunsi umwe noneho nyuma y'imyaka mike dore ngo baraza guhura. Wa mukobwa wacu Bella wanze umusore, umukobwa ari mu nzira agenda yabonye wa mugabo yanze John. Barawi bite Bella, umusore asigaye asa neza agakaruvata agashati ubona ko gahenze hari yashize iki. You look amazing. Umva umukobwa sheri ko mbona usa neza uratangaje pe. Yongeye kubona wa musore yacaga amazi ngo ni umukene, bakubitanye umusore asa neza ameze neza cyane. Umusore, Is that a Louis bag? iyo sakoshi ufite se ko mbona ari ya Louis Vuitton? Iyo ni Louis Vuitton ufite? Ya masakoshi umukobwa yajyaga amusaba umusore akayabura, umusore niyo afite. Yeah. Yego. That little something. Nari mvuye kuyigura. I thought you didn't like Kate Spade. None se yo ko mbona ufite ya masakoshi najyaga nkugurira ukayanga ya Kate Spade ngagura make, ko mbona we hari ufite na amahorora ko nari nzi ko ayo masakoshi ngo utayagendana mu muhanda. Umva umusore ukuntu amubaza, umukobwa ntago ameze neza. Oh, that's just for a friend. Oya iyi sakoshi nari nyitwaje inshuti yanjye, umva kwihagararaho kandi niye. Ya sakoshi yajyaga avuga ngo ntago yakwemera ko sheri wayimugurira niya make ngo yamusebya, niyo asigaye agendana nyuma y'igihe. Umve. So none se this your car? iyi modoka mbona uri kujyaho ni iyawe se? Imodoka nziza cyane. Umusore niyo yari agiye kwinjiramo, umukobwa bayihuriye imbere yajyaga amuseka ngo ufite akamodoka kabi kagenda kazimazima, ngo nabonye abagabo bafite amamodoka meza arenze abo bagabo. Umukobwa yanga kwizera umusore. Pretty nice. Ni akamodoka nsigaye ngendamo muri iyi minsi. Umusore afite agakonfidensi ibintu aba yabyoroheje. Ni akamodoka kamfasha muri depurasoma, ni kamwe mu zanjye. Hey, ubundi iyo umuntu yakwiriyeho mugakubitana nawe hari ukuntu ugenda ugatamo. Iyi modoka ni iyawe se nziza gutya? Umusore ati aka ni kamwe mu zanjye, ni kamwe mu zanjye, kugira ngo atazanagira ngo ufite imwe. Umukobwa arumirwa, yaracupiye, urabona ko adasa neza nka kera. Umukobwa arumirwa. Umva rero nkubwire rero sinigeze ndekera kugutekerezaho mu mbebe. Umva umukobwa, ariko ntago mbyumva. What about your new boyfriend? None se si wansize umbwira ngo ufite sheri mushyashya usanze Stefan? witwa Stefani? The rich guy? Si wambwiye ngo ni umukire ngo ni ingagari ngazaguha icyo ukeneye cyose? Oh, it's over. Ibyanjye nawe byararangiye nyine, byarangiye. Tubireke nako. Remember that ring you got? Uribuka ya meta wanguriye? Thinking, and actually I'm really fine. Noneho ubu ngubu yimpaye nta kibazo pe, nayakira uyizanye ukamporopoza. Umva umukobwa akiri kubwira umuhungu ngo yongera amuporopoza, ari umukobwa wayisuze. Bite Mombebe, umukobwa azahita yambira sheri we ni wa mukobwa basigaye bakundana. Mombebe urasa neza, ereka ngo presente Bella. Uyu yitwa Rose uyu yitwa Bella, ahitamo presenta sheri mushyashya. Uyu mukobwa kera twajyaga duteretana biraho. Umva umusore ukuntu yihenura nawe kuri wa mukobwa wa mwanze. Uyu mukobwa twarateretanyeho kera biraho. Hey, nice to meet you. byiza guhura nawe. I didn't realize. Ntago namenye ko wabonye undi musheri mushyashya. Wari uzi ko nugenda ntazamubona. Turakunda. Actually, it's fiance. Ahubwo ntago ari sheri wanjye bisanzwe, ni fiance. John proposed a week ago. Icyumweru gishize yarampropoje, dore impeta yanguriye, yamuguriye impeta ya diyama nini, ya meta nyine irimo ibibanza nka 5 mu mujyi wa Kigali. Umukobwa arikanga. I told him he didn't have to do so much. Ariko ngiye nari nanamwiyamye mubwira ni sheri wajya ureka kungurira ibintu bihenze, mubwira ni ntago ari ngombwa kwigora ngo ngurire impeta ihenze. Ariko byarangiye nguriye impeta ihenze cyane. Uyarayireba arumirwa. Kandi uyu musore yajyaga amubwira ati nubwo nkuguriye impeta ya make, ubuzima nibuhinduka iyi mpeta ukayakira, tuzayisimbuza ibuye ryose ry'agaciro uzashaka. Buriya umusore wese uri gukora ntukamuca amazi, apfa kuba ari gukora nyine utabona yarishwe n'ibiyoga cyangwa ibitabi, nyine ubona nta cyerekezo afite, ubona ko atekereza basi afite ubushake bwo gukora. Hari igihe bigenda neza. I want you to have everything you want in life. Sheri, reka impamvu nakuguriye impeta mba nifuza ko ikintu cyose ukeneye mu buzima ukibona. Umva amagambo bari kuganira Bella bumva bahagaze imbere. Ayo magambo niyo bajyaga bayabwira
ngo ubuzima nibugenda neza azabona icyo ashaka mu isi. Aw. Sheri Baby. urakoze rata mumpipe twigendere Be late for our dinner reservation. tugende suzi ko twakoze reservation muri hoteli tujye kurya. Umva ubuzima basigaye babayemo ni uguhamagara n'utureservation bakajya kurya mu mahoteli ahenze. Right, what Urabizi? you missing this? Harya ngo si ukunda kurya steak n'utuntu tw'utuwayini hafi aho se bya bindi uno mukobwa yajyaga ashegera agashaka kurya, umusore asigaye abigurira umukobwa amanywa nijoro icyo yakenera cyose, basigaye bakundana, umukobwa wamwizeye. Umva sha, It was nice seeing you though. byari byiza guhura nawe rero Bella, reka njyane na Mompepe tugiye kurya mu duhoteli. Dore ukuntu akingurira umuryango umukobwa ni za modoka zihenze bahita bacaho. Umukobwa yararebye arumira, I don't understand. ariko ntabwo mbyumva. Umva umukobwa ngo aramuhagarika, hagarika umusore. What does she have that I... Ubundi kariya gakobwa gakundiye iki? Afite iki njyewe nafite? Ndagira ngo mve amagambo. Niko yamubajije. Believed in me. Uriya mukobwa ikintu afite nuko yanyizeye. You see, Urabona? when you would get mad at me, Cyagiye wajya gurakara ngo nakuguriye isakoshi ngo idahenze ngo ya make. Ayo. Ndagira ngo mve amagambo y'umusore. Cyagiye wajya gundakarira ngo nakuguriye isakoshi ya make. Rose would get mad at me for buying her anything. Uyu mukobwa noneho we tutangira gukundana uyu nabonye. We yarandakariraga iyo namuguriraga isakoshi yari yo yose. She wanted me to. We yaravugaga ngo nta mpamvu yo kugira ngo mugurire impano cyangwa mugurire amasakoshi niyo yaba ari iya make, ngo kuko ngo nanjye ndakennye, ngo mfite kubanza ngafata ayo mafaranga nkayashora muri business yanjye, kuko ngo ntabwo ndagera ku rwego rwo kumugurira impano. Umvisha abakobwa abantu batandukanye. Mu gihe uwa mbere yiyamaguye umusore ngo kucyungurira impano ya make, kangurira isakoshi ya make. Umukobwa baje guhura nyuma witwa umukobwa baje guhura nyuma we ngo yatangiye kujya mubwira ati umusore yamugurira isakoshi ya make. Umukobwa akamubwira toya ati sinyeneye kungurira impano none hashiri, banza ushore utwo dufaranga twawe duce ufite, ndabizi nawe ntabwo uba wihagije, udushore mu mishinga yawe ubanze witeze imbere, impano uzaba uzigura kera. Umukobwa akanamurakarira akamubwira ati ntuzongere kungurira impano, nawe ndabizi ko utameze neza. Wumvishe ukuntu abakobwa batandukanye. And when you would get upset at me, na cyagiye wajyaga unuka Expensive ngo ntago mbasha kugusohokana mu mahoteli ahenze, ngo ahantu hahenze ngo tujye kurirayo ngo ufatireyo sinapu wifotoze, ngo sinshobora kukujyana ahantu nkawe. Rose would get upset Uyu mukobwa Roza we, if I tried to take her out. iyo nashakaga kumubwira ngo musohokane tujye kurya ahantu hahenze, yaranyiyamaga, Would cook me. ahubwo akajya mu gikoni akantekera, akambwira ngo ntuhaguruka ukora akazi, njye mu gikoni ngo utekere, akanzanira ibiryo akangaburira, nkakomeza nkakora akazi, akifuza ko tudasipendinga amafaranga tudafite. And when you left me, Noneho for not buying. ubwo wansigaga ngo ntago nabasha kukugurira impeta ya diyama ihenze cyane, stood by my side, uriya mukobwa yangumye hafi, actually until my arihangana arambwira ati weho nyambika impeta yose ushaka, upfa kuzagumana nanjye finally by her kugeza igihe cyose uzashakira kungurira indi mpeta. ring she deserved. None mu cyumweru gishize bizinesi yanjye yabyaye amafaranga menshi cyane, nabashije kumuporopoza mwambika impeta isimbura iyo nari naramuhaye ubushize, namuguriye diyama ihenze cyane. See, Urabona, she believed in me when I uriya mukobwa yaranyizeye, anyizera nta kintu na kimwe mfite. Wumvisha amagambo y'umusore ari kubwira uyu mukobwa ahantu batandukaniye n'uyu yashatse mushyashya. Uriya mukobwa yaranyizeye igihe nta kintu na kimwe nari mfite. So now I want to give her everything. None rero ubu ngubu mfite nanjye amafaranga, nzamuha ikintu cyose mfite kuko yanyizeye nta kintu na kimwe mfite. Ubu nanjye mfite amafaranga, nzamuha ikintu cyose mfite. Uwo ni umusore, niho mutandukaniye. Gusa byari byiza kukubona Bella, uzagira ibihe byiza. Umusore ayitaca, umusore yese yimanukira, ahita yikomereza. Nakubwiye ngo ubuzima bw'abakobwa benshi n'abasore i Kigali usanga ari uko bimeze. Buriya umuntu utakwizereramo udafite amafaranga kandi umwereka ko nawe uri umuntu w'umugabo, uwo muntu ntabwo ubundi muba mukwiye kuba muri kumwe. Nta n'impamvu yo gukomeza umwingingo, ukomeza ubimwumvisha ngo bizagenda neza. Uba ukeneye umuntu ukwizereramo, akizerera mu cyerekezo ufite, akavuga ati kuko bizacamo. Uwo niwe uba ugukunda bya nyabyo. Nawe wa wundi uvuga ngo uyu musore utagutunga, utaguha ibi n'ibi muri kano kanya, uwo n'ubundi naho yajya hose ntabwo bizakunda. Ciao ciao, reka mbabwire ngo ukeneye inkuru nk'izi n'utundi tuntu tw'ubwenge, mujye mutwandikira ibyo twababwiraho. What is she... byagusaba gukora subscribe, ukajya unasharinga ugaha n'abandi bantu, cyangwa muri comment ukatubwira uko ubyumva.